uko bajya bavuga ngo inzira z'Imana ngo ziruta imyenge ya supanete, ahangaha ndahavanwa n'Imana rwose. Nta igikomando wabariza icyo ari cyo cyose ntabwo wahikura. Nasimbutse impfu nyinshi, aho ndahagwa nta kabuza, ariko ibintu bimbayeho nta wundi muntu nakwizera rwose. Nta muntu nakwizera ko yankura aha hantu, ntawe. Cyokora umuntu nakwizera ni papa. Ni papa rwose. Kamuhamagare ndebe ko yamfasha. Mwiriwe mzee. Ewe naho rwose bya bintu aherekeye rumpana nkanga kukumvira binkozeho. Rwose none rero fasha rwose, kandi ndagusezeranya ko ngiye kujya numvira inama zawe noneho. Bite byagenze bite? Mwana wanjye byakugendekera? Imfasha ubu ngubu isaha tuvugana ahantu ndi neza ndi mu mazi abira. Umfashe iki? Nzanira ipantaro yonyine. Nzanira ipantaro. Banguka ariko gerageza wihute nka kumwe wihutaga murwara intambara y'isi. Ihute rwose. None se nagufasha iki ngo nze ngutabara? Reka nze nihuta niba ukuntu nagutabara. Sawa sawa. Ngaho ndaje. Yego. Papa gerageza ntatagira umuntu twumva. Yego. Kugira yino. None se mbere ndiba nta pantaro ufite kandi ngo nzanire ipantaro. Bana kubera bwinshi bitumye nyibagirwa. Nuko rero umva mutekereze ibintu bimbaye. Buryo bajya bavuga ngo urukundo ngo nukurindagira nkagira ngo nukubeshya. Dore hari umugore wanshutse tujya muri ibyo ngo ni urukundo, ariko akajya ambwira ngo nta mugabo agira. Nuko rero dutashye tuva mu kazi aranshuka ngo nimuherekeze ngo aricyo kunyereka iwe. Yego. Turaza mbona tugeza harakingura ndinjira, naho afite umugabo. Ubwo bankubise banyambuye, nta kintu na kimwe mfite uretse ko Imana nagize. Nuko rero uretse ka kazi kanjye nkora k'ibanga, ni Imana icishije kugira ngo ndokoke. Kaga telefoni kanjye mfite mu masogisi niko batabonye. Yayindi nini bayinyambuye, ipantaro baratwara, ishati baratwara, isengeri baratwara. Ubu ndimo ndahindura umushyitsi. Ubwo rero basize bantingiranyemo hano bavuga ngo bagiye gushaka icyuma. Icyo cyuma ngira ngo nicyo kumbaga. Ese papa ipantaro rwose umutumye iriho ngo ndebe ko nacika ahantu koko. Ariko mwana wanjye rwose ubundi naraguhanye ntabwo ujya wumva rwose ko ubushurashuzi bwawe kuki wanga ukabukomeza kandi mugomba kuzabukora. Ariko uzabukora byanze bikunda. Nubwo icyo atari igihe cyo kujya impaka kuri ibi. Yego. Ariko baravuga ngo inyana ni iya mweru rwose. Aya maraso ngendamo n'ayawe. Ayanjye njyose uko ubizi wigeze wumva ngenda rigeze fatirwa mu bushurashuzi. Nari kubyumva se ntarabaho. Kandi mwebwe mwaba kandi byose barakubeshyeye ntabwo nigeze fatirwa mu bushurashuzi nk'ubwo ufatirwamo buri munsi. None se papa nta gihuru batwitse bagira ngo bagutwikiremo bagasanga ukivuyemo ukarokoka. Rero reka nkwereke
Yego. uze kumpanira mu rugo wenda ariko banshakira ipantaro rwose. wowe byo birumvikana ndaguhana tugeze mu ndaguhana uzana ipantaro yonyine irahagije. ndaguhana byo rwose byumvikane ko ndi buguhane. naje shaje pano nshoboye kuyibona. Ugize neza rwose. None se papa mpereze reka ndebe ko ahubwo se ko nshima ipantaro yizanye ndasohokamo hano gute? njye mfite amayeri yanjye nizere nashoboye gukoresha ndi umukomando sibyo ngiye kureba uko nafungura nguhereze ipantaro. aho nkura ahantu rwose cyane rwose. sawa kumbona izi mfunguzo se kumbona zitari gukora mura kagerageze mbere. sawa ngakiriye agapantaro urufunguzo rwawe rw'ipanze yafunze. rumpereze gira vuba. akira twirukanka.